Nongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba n'abadukurikira muri hanze y'igihugu, namwe ndabasuhuje cyane. Ubushize twagarukiye ku busumbane bw'ibyaha, twarasobanukiwe cyane, ndetse naho waba waragize ikibazo kubaza ntacyo bitwaye, turaza gushyiraho kontakiti zacu ku buryo ugize ikibazo watubaza. Ikindi kandi wanakoresha uburyo bwo kwandika muri komanteri, kuko tugerayo tukareba ibyo abantu bagiye batubwira. Uyu munsi turakomeje ntucikwe, ndakurarikira kubana natwe muri kiganiro tugiye gukora, ntimucikwe. Nababwiye ko muri uru ruhererekane tuzifashisha itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, niryo tugikomeje. Twagiye ku ngingo ya 20, ndagira ngo mbasobanurire. Ndi kubasobanurira amagambo y'ingenzi ya mbere yuko twinjira mu mategeko byimbitse, azagufasha. Ingingo ya 20 ivuga gucura umugambi wo gukora icyaha. Gucura umugambi wo gukora icyaha. Iyi ngingo ivuga ko gucura umugambi wo gukora icyaha ni ubwumvikane hagati y'abantu babiri cyangwa benshi bugamije gukora icyaha, cyakorwa n'umwe cyangwa benshi muri bo. Umva hano icyo bivuze. Bivuze ngo dushobora gucurana umugambi wo gukora icyaha, byaba ngombwa ko tubyanzura ko kizakorwa n'umuntu umwe, byaba ngombwa ko twanzura ko twese tuzagikorana, ariko umugambi wo gukora icyo cyaha twicaye njye nawe cyangwa n'abantu benshi, tukawunonosora tugateganya uko bizagenda, biba bivuze ko twese turi mu mugambi umwe wo gukora icyo cyaha. Gucura umugambi wo gukora icyaha bihanwa bite? Gucura umugambi wo gukora icyaha bihanishwa igihano giteganyirijwe icyaha cyacuriwe umugambi. Ibi ngibi birumvikana ko nimba habayeho kwicara hagacurwa umugambi wo gukora icyaha, haba hasigaye kugishyira mu bikorwa. Birashoboka ko ukekwa yafatwa mbere yo kugishyira mu bikorwa, cyangwa agafatwa mu nzira zo kubishyira mu bikorwa. Aho ngaho pfa kuba umugambi wabaye, umugambi uhanishwa igihano kingana n'icyo uwakoze cya cyaha ahanishwa, cyangwa se kingana n'icyo itegeko ryageneye icyo cyaha. Umuntu wese uri mu mugambi wo gutegura akabimenyesha ubutegetsi bw'igihugu, inzego z'ubutabera cyangwa iz'umutekano ko hategurwa icyaha, akabumenyesha amazina y'abagome n'ibyitso byabo, asonerwa igihano giteganyirijwe icyaha cyo gucura umugambi, mu gihe ibyo abikoze mbere y'uko icyaha gicurirwa umugambi gikorwa. Mu gihe ibyo abikoze mbere y'uko icyaha gicurirwa umugambi gikorwa. Hari impamvu hano bavuze ngo asonerwa ibyo bihano, ni ukuvuga ngo ntagahanwa mu yandi magambo, ariko kudahanwa kwe kuba iyo uwo mugambi wari uri gucurwa utagezweho. Ngiye kubaha urugero. Abantu batatu, A na B na C, bicaye bategura umugambi wo kujya kwiba D. Bari kuzajyayo kuwa mbere. Hanyuma batarajyayo, B umutima umucira urubanza, afata umwanzuro wo kujya gutanga abo bari gutegurana umugambi. Bari kujya kuwa mbere, wagiye kubatanga ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo biracyashoboka cyane ko icyo cyaha cyakumirwa. Niyo mpamvu abo bandi basigaye bagikomeje umugambi bo bazahanwa, bahanirwa icyaha cyo kwiba nk'uko itegeko ryateganyije ibihano ku cyaha cyo kwiba. Ariko we wafashe inisiyative yo kujya kubatanga, yaburijemo wa mugambi, we ntabwo azahanwa. Ariko hano byumvikane neza, birashoboka ko A na B na C baba baracuze umugambi wo kujya kwiba, bagacura umugambi wo kujya kwiba D kuwa mbere. Hanyuma ku cyumweru B akagira impamvu zituma kuwa mbere atazaboneka ngo ajyane na babandi kwiba. Nubwo atabonetse ngo ajyane na babandi kwiba, ntazahanishwa igihano cyo kwiba kuko ntabyo yakoze. Ariko iri tegeko mu gika cyaryo cya 3 ryatubwiye ko umuntu ucura umugambi wo gukora icyaha ahanishwa igihano gihwanye n'icyo itegeko ryateganyirije icyo cyaha. Muri make, ntiyagiye kwiba, ariko abagiye kwiba nabo bagafata, igihano bazahabwa nicyo nawe azahabwa. Dusobanukiwe no gucura umugambi icyo ari cyo, dusobanukiwe n'impamvu zishobora gutuma habaho inyoroshyacyaha ku cyaha cyo gucura umugambi,
ndabashimiye cyane.